Chérie, mwiriwe dese. Mwiriwe neza. Nishimiye kukubona uza kunsura. Kuko twabyifuje kenshi nanjye nabyishimiye. Ariko rero ngukumbuye. Nanjye byanjye. Mbese reba nyinshi. Ku myaka ahubwo. Ariko rero wabuza kunsura igihe cyo kujya ku mashuri. Ariko ntarebe ntabwo turabonanye. Baby nari ngukumbuye. Cyane. Nanjye numva. Ariko gusa ukuntu numvaga nshaka ko tubonana, numvaga ko nujya ku ishuri tutabonanye. Nkakureba gusa nko mu maso. Birashimishije cyane. Se wundi sheri ko tubonana rimwe na rimwe haciyeho igihe ubwo naguca inyuma. Musezeranyije yuko azaguca inyuma, sibyo? Rero ntabwo muca inyuma pe. Hari n'abakobwa bagerageza pe ariko bikabananira kuri njyewe. Ni ukuri. Ka gakobwa se nigeze kubona kagupostinze ntabwo ubwo ngubwo ntakemere ko mbishoko. Oya. Shayibira ni ibisanzwe. Rega ujye umenya ko urabizi ndi icyamamare. Rero abapostinga ni benshi, ndi icyamamare rero ntabwo babura kumpostinga. Gusa icy'ingenzi ni uko mba nzirikana komunikasiyo yanjye nawe. Tuba dufitanye, niyo mpamvu rero mba biriya mbona biteye umugongo ni ibisanzwe kuko ntabwo nababuza abafana kwishima niba babona mbaha umusaruro ubanejeje bakampostinga. Rero numva nta kibazo kibirimo. Gusa icy'ingenzi ndagukunda ni uko mba nzirikana komunikasiyo yanjye nawe. Tuba dufitanye, niyo mpamvu rero mba biriya mbona biteye umugongo ni ibisanzwe kuko ntabwo nababuza abafana kwishima niba babona mbaha umusaruro ubanejeje bakampostinga. Rero numva nta kibazo kibirimo. Gusa icy'ingenzi ndagukunda. Sheri nanjye urabizi ko mukunda ubwo reka mbyizere. Nanjye ndishimye bimwe birenze ko waje kundeba pe. Sheri ubu noneho bitewe n'ukuntu nishimye n'ukuntu wansuye, ni ukuri rwose kujya ku ishuri kwawe nta kibazo. nanjye byanshimye. Izina rya Yesu. Ariko muko wongera uragaruka. Ariko iwanyu nta kindi kintu ushobora gukorera ababyeyi bawe ni ukuza kwicara aha gusa buri uko nje nkagusanga aha. Yesu mwami. Ariko ubundi nta babyeyi ugira? Ko mama nawe ntukaremereze ibintu kweli. Ubu hari ikintu usanze kibi turi mu kweli? Udusanze mu cyumba se basi? Udusanze hano muri salo twicaye turi kuganira nk'abantu dukundana koko? Cecekaho gaho. Ibyo nibyo umwana asubiza umubyeyi. Nta soni muri mu rukundo rw'amafuti, ubundi se uko ruzabageza he? Kutavuga se dore uriya nawe ubundi ubwo ababyeyi bawe bo basubye uruhushya ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu mu rugo rwanjye reka erega muri hafi no gukwa abasore mba uzi ko kuko iterambere ryaje. Ubu se wowe ntiwazampa ngahera ku musore wanjye? Ndavuze ngo mumpagurukire aha ngaha. Uri kunyumva? Kandi wowe kwanza ntabwo uzongera kujya kwigwa muri eterina. Uburaya bwanyu ndaburambiwe. Ugomba kwiga utaha mu rugo kugira ngo mpontorore aya marangamutima yawe y'inkundo zidashira. Ariko mama reka mubaze, wowe na papa ntabwo mwigeze mukundana koko? Ubu koko ntabwo uzi urukundo ukuntu rumera? Ubu tuvuga ko we na papa mwagiye mugahurira aho ngaho mu mahana cyangwa hehe mukahura mukambyara mudakundana? Yego ye. Ubwo rero urukundo rwawe n'uwo mukobwa n'umukazana habyuka utangiye kurugeranya n'urwanjye na so. Ibyacu byari bisesuye bimeze neza de. Asoni. Twese twahuriraga mu matebe gutyo herega haburaga agatego munapfumbatanye. Aha sheri nigende ndabona bitoroshye. Sheri mama na mbere yakanije ne guherekeza.
hanyuma se we muhuko ugiye he garuka se hano mu rugo nyine hari ibyo nkeneye kumfasha. ariko mbere wagiye ubana kubatse nkabageza no kwiremba barakugana umwanya mumaranye ntabwo wari uhagije ngaho genda ariko uhita ugaruka siririrwe mvuze ndi umpamagara unyabiza ko mama wajyanira gufuhira ntabwo zimere wowe ari mere z'ibintu waza gukubise n'icyo wowe niba urubondo ntabwagira yego ye ubwo rero nawe uraje urashobotse ugiye kwiringaniza ku rukundo rwanjye na so